turashima Imana ko iduteye iteka yo muri imbere yayo tugiye gufatanya kuramya Imana turareka buri wese yokurikirana iteraniro ry'uyu munsi kubana natwe muri ibyo byo kuramya Imana no kuza kumva ijambo ry'Imana dufashwemo na pasiteri. Reka dusabe mwene data adufashe gusenga Imana atangire. Imana yacu twongeye gushima umwami ko waturemeye umunsi tukaba tugejeje iki gihe tugiye umwe ikigo kibi cyawe. Mana dufashe mu gikorwa cyose dukora cyo kuramya tugira kwiza kugira imitima yacu iboneke imbere yawe tuze kugira mu bwiza bwawe bwose twakwigiza nawe kugira ngo tuganze uze twigishe mwami ibyo dukora byose bibihesha izina ryawe icyubahiro bisabye bizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen.
This is
nongeye kubasuhuza inshuti bavandimwe mu izina rya Yesu Kristo muraho kandi Yesu ashimwe. Nejeje n'Imana uyu munsi wa none muri iki gitondo cya none kongera kandi gusangira namwe ijambo ry'Imana. Shima Imana ko yaturinze muri iki cyumweru cyose kirangiye. Imana ikaba yongeye kandi kuturemera ubundi munsi mushya. Kandi namwe bashimira uburyo dukomeje gufatanya umurimo w'Imana, cyane cyane no kwigira hamwe ijambo ry'Imana ryo rumuri rutuyobora muri iyi nzira yo kujya mu ijuru. Ndashimira kandi iri tsinda rito rya Believers dufatanya mu gutegura iri jambo no gutegura iri teraniro rigufi. Imana ibaho umugisha. Ndabararikira rero kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Imana yongeye kandi gushira ku mutima wanjye, nifuza ko turisangira kandi Imana ikadushoboza tukarikorera. Mbere yuko turiganira reka tubanze dusenge. Imana Data twese uri mu ijuru, ndagushimye cyane ko tugiriye neza tukaba tugeze kuri iki cyumweru muri intangiriro y'uku kwezi kwa 10 uyu mwaka. Waraturinze Mana muri ibi ibihe bikomeye, ariko twabonye ukuboko kwawe kwiza. Itorero twabonye ukuboko kwawe kwiza, itorero twabonye kugira neza kwawe, imiryango twarakubonye, igihugu cyacu twarakubonye, n'iyi si twarakubonye mwami, no mu ntambara za Satani ko tukomeza kubona neza yawe. Turagushimye Mana kandi turakuraritse kugira ngo uzubane natwe muri iri jambo. Ijambo ni iryawe, ngende umukozi wawe Mana, unkoreshe kandi uganire n'umuntu wese ugiye kuryumva, kugira ngo Mana imitima yacu n'imibiri yacu yomengere kandi ruhurwe n'ijambo ryawe, kandi ibyo shaka kutubwira tubyumve tubishobojwe n'umwuka wera. Shoboza Mana kandi shoboza umuntu wese ugiye kuryumva, umwuka wera ari utwigisha, mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu, amen. Nongeye kandi gushima Imana kandi mbararikira kugira ngo dusangire ijambo Imana yashyize ku mutima wanjye muri iki gitondo. Ni ukuri nkomeje kubashimira cyane uburyo dukomeje gufatanya dushakira hamwe ibyiza, ariko cyane cyane ibyiza biri mu bugingo bwacu. Reka uyu munsi tugiye kwiga ijambo ry'Imana rivuga, cyangwa se umutwe w'iri jambo tugiye kwiga ni impamvu kwiga ijambo ry'Imana bigomba kugira umwanya munini mu buzima bwacu abakristo. Ni izihe impamvu, cyangwa se impamvu kwiga ijambo ry'Imana bigomba kugira umwanya munini mu buzima bwacu abakristo. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana, icyanditswe cya mbere turagisanga muri Ezra, igitabo cya Ezra igice cya 7 umurongo wa 6 ndagera ku murongo wa 10. Igice cya 7 Ezra umurongo wa 6 ndagera ku murongo wa 10. Ezra uwo arazamuka ava i Babuloni, kandi yari umwanditsi w'umuhanga mu by'amategeko ya Mose yatanzwe n'Uwiteka Imana ya Isirayeli. Umwami amuha ibyo yamusabye byose abiheshwa n'ukuboko k'Uwiteka Imana ye kwari kuri we. Nuko bamwe mu Bisirayeli bazamukana n'abatambyi bamwe, n'Abalewi, n'abaririmbyi, n'abakumirizi, n'abanetinimu. Abo bajya i Yerusalemu mu mwaka wa 7 wo ku ngoma y'umwami Aritazeruzi. Ezra agera i Yerusalemu mu kwezi kwa 5 mu mwaka wa 7 uwo mwami ari ku ngoma. Ndetse yahagurutse ku munsi wa mbere w'ukwezi kwa mbere ava i Babuloni, maze ku munsi wa mbere w'ukwezi kwa 5 agera i Yerusalemu abiheshejwe n'ukuboko kw'Imana ye kwari kuri we, kuko yari yaramaramaje mu mutima gushaka amategeko y'Uwiteka ngo ayasohoze, kandi ngo yigishe mu Bisirayeli amategeko n'amateka. Iryo ni ijambo ry'Imana. Twongere kandi dusome muri Zaburi ya 19, Zaburi ya 19 umurongo wa 8 tugere ku murongo wa 12. Zaburi ya 19 umurongo wa 8 tugere ku murongo wa 12. Amategeko y'Uwiteka atungana rwose, asubiza intege mu bugingo. Ibyo Uwiteka yahamije n'ibyo kwizerwa,
bihumuswa ubwenge. Amategeko Uwiteka yigishije araboneye, anezeza umutima. Ibyo Uwiteka yategetse ntibyanduye, bihwejesha amaso. Kubaha Uwiteka ni kwiza, guhoraho iteka ryose. Amateka y'Uwiteka ni ay'ukuri, ni ayo gukiranuka rwose, bikwiriye kwifuzwa kuruta izahabu, naho yaba izahabu nziza nyinshi, biryohera kuruta ubuki n'umushongi w'ibinyagu utonyanga. Kandi nibyo bihana umugaragu wawe. Kubyitondera harimo ingororano ikomeye. Haleluya. Dusoreze mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, igice cya 7 umurongo wa 24 tugere ku murongo wa 27. Nuko umuntu wese wumva ayo magambo yanjye akayikomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu, ntiyagwa kuko yari ishinzwe ku rutare. Kandi umuntu wese wumva ayo magambo yanjye ntayakomeze azaba ari nk'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu, iragwa, kandi kugwa kwayo kwabaye kunini. Iryo ni ijambo ry'Imana. Inshuti bavandimwe, nari maze kubabwira ko tugiye kwiga ijambo ry'Imana. Nahaye umutwe w'amagambo uvuga ngo impamvu kwiga ijambo ry'Imana bigomba kugira umwanya munini mu buzima bwacu twebwe abakristo. Ibihe nk'ibi tugezemo, cyangwa ibihe by'iki cyorezo turimo bya COVID turimo, byabereye isi yose umutwaro, ariko kandi byabaye igitero ku itorero ry'Imana, ku itorero rya Kristo. Byabaye ikibazo gikomeye cyane mu buzima bwo mu mwuka, mu mibereho yacu twebwe abakristo. Iki gihe kirimo gitera abantu benshi b'abakristo kugwa isari bakiri mu nzira, urugendo rutararangira. Kirimo kiratuma abantu benshi basubira inyuma, bakagwa umwuma ukabije, bakagera mu butayu bukabije, kandi mu kuri urugendo rwo kugana mu bwami bw'Imana rugikomeje. Mu buryo bukomeye, abakristo benshi bari batunzwe mu minsi ya kera, bari batunzwe n'ijambo basomerwa cyangwa bigishwa mu gihe cy'amateraniro, bakarisomerwa n'abandi, bakaryigira mu bandi, bakaryigishwa bari kumwe n'abandi. Ariko muri iki gihe umwanzi Satani yarashe ahantu hakomeye cyane, hari cyangwa dushobora kuvuga ngo yarashe ku bugingo bwa benshi, ku bugingo bwa benshi muri abo bakristo bacu. Nubwo bimeze gutyo, ijambo ry'Imana ndagira ngo nkubwire muvandimwe, ijambo ry'Imana ryo rirahari. Urufatiro rw'Imana ruracyahari, urufatiro rw'Imana ruracyakomeye. Ijambo ry'Imana rirahari, urarifite. Ijambo ry'Imana turarifite, abakristo benshi bararifite. Riri mu bitabo bibumbye, rirabitse mu tubati, riraho, riri mu mizingo ibumbye, rirahari mu mifuka, riragendanwa. Ariko mu kuri ijambo ry'Imana rirasa nkaho rimaze kuba ingume. Ryabaye ingume atari uko ritavuga, kuko ijambo ry'Imana riravuga, ariko uburyo rivugwamo naho rivugirwa niho honyine hahindutse. Ariko ni ukuri ijambo ry'Imana riracyahari kandi rirahamagara. Ijambo ry'Imana riraguhamagara, ijambo rirahamagara buri muntu wese, rirahamagara kandi rihamagarira hafi yawe, rihamagarira hafi ya buri muntu wese, rikamubwira ngo ndi hano, ndi hano. Ni ubutunzi kandi bukomeye. Mu Migani igice cya 8 umurongo wa 1 ukagera ku murongo wa 34, ntabwo ngiye gusoma icyo gice cyose, ariko ndagira ngo nubone umwanya usome uko ijambo ry'Imana rihamagara, uko ubwenge bw'Imana buhamagara. Ni nako iryo jambo utunze rihamagara, ryinginga buri munsi. Aho mu Migani haravuga ngo nimwumve uko bwenge ashira ijuru, akarangurura ijwi ry'ubuhanga. Yemwe bagabo, nimwe mpamagara n'abana b'abantu, nibwo ijwi ryanjye ribwira.
yemwe mwanjije mwe nimujijuke, namwe mwabapfu mwe mugire umutima usobanukiwe. Aho gushaka ifeza mutora ibyo nigisha, mushaka ubwenge kuburutisha izahabu nziza, kuko ubwenge buruta amabuye y'amarijani, kandi mu bintu byifuzwa byose ntabwo ihwanye nabwo. Nkunda abankunda kandi abanshakana umwete bazambona. Nimwumve ibyo muhugurwamo, mugire ubwenge ntimubwange. Hahirwa umuntu unyumvira akaba amaso mu marembo yanjye yose. Ni ukuri ijambo ry'Imana rirahari. Ijambo ry'Imana nubwo abantu baguye isari, ariko ririmo rirahamagara nk'uyu bwenge. Rirahamagara ngo nimunyumve, ndi hafi yanyu, muramfite, muri aho ku meza, turarigendana, ariko mukuri ntitubasha kumva guhamagara kwaryo. Uyu munsi numvise muri njyewe Imana yongera kandi kumbwira ngo nimbabwire ngo twumve ijambo ry'Imana ryo ririmo riraduhamagara. Mwuka w'Imana mukuri akomeje kutwibutsa akamaro ko kwiga ijambo ry'Imana no kuritunga rikaba muri twebwe rigwiriye rwose, rikaba muri twebwe rikomeye, rikaba muri twebwe rigwiriye. Hari impamvu nyinshi umwuka w'Imana arimo kutwigisha uyu munsi ngo twongere kandi dushake ijambo ry'Imana rituberere rishya, twongere kandi twige, twongere kandi dusubire muri wa mwanya wo gushaka ijambo ry'Imana. Nubwo tudaterana, nubwo tutaririmbira hamwe, nubwo tutari hamwe, ariko nagira ngo nkubwire ko mwuka w'Imana arimo arararika, arimo araguhamagara ngo ngera kandi wumve ijambo ry'Imana. Hari impamvu nyinshi njyewe ndashobora kubara zituma tugomba kuba maso tugakomeza kwiga ijambo ry'Imana. Ariko muri iki gitondo cya none ndakubwira mu magambo makeya impamvu zigera nko kuri 7. Izo mpamvu zigera kuri 7 nizo mubwira zituma ijambo ry'Imana tugomba kurishishikarira, tukaryiga kuruta uko twaryigaga, tukarishaka kuruta uko twarishakaga, kuko uyu munsi muri uyu mwaka muri iki gihe tugezemo dusohoyemo arico gihe dukeneye ijambo ry'Imana kuruta no mu bihe bya kera. Bavandimwe, uko ijambo ry'Imana turibona turisoma, abantu b'Imana ba kera, abantu b'Imana dusoma turebaho kuba ingero nziza muri iyi nzira yo mu Mana. Abantu batubanjirije kubaho, abantu bakurikiye Imana bakitwa intwari z'Imana, abantu bakurikiye Imana bakanesha, abantu bakoreye Imana, Imana ikabashima, Imana ikabaha ubuhamya. Hari ibintu bahuriyeho. Icyo bahuriraho bose ni iki? Nuko muri bo bari batunze ijambo ry'Imana ryarimo rigwiriye. Nta muntu wabaye intwari y'Imana adafite ijambo ry'Imana muri we. Hari ibintu byinshi bahuriraho. Ikintu kimwe bahuriraho nuko bahaga ijambo ry'Imana umwanya munini. Muri iyi minsi nasomaga ubuhamya bw'umuntu umwe w'intwari wabaye mu kinyejana cyashize. Ni intwari mukuri mu kwizera. Aravuga atugira inama, akavuga ngo umuntu wese w'umukristo yagombye gufata umwanya munini cyane, atari umwanya muto, umwanya munini cyane mu gitondo. Hirya aho ngaho ndibuka Luteri hari ijambo yigeze kwandika, aravuga ngo rimwe ngo yari afite umurimo munini cyane uwo munsi. Ngo aravuga ngo uyu munsi mfite akazi kenshi cyane, ngo nkwiriye gusenga cyane, ngo nkwiriye gufata amasaha menshi cyane, ngo kubera ko mfite amasaha menshi y'akazi. Twebwe muri iki gihe cya none, iyo dufite akazi kenshi cyane, nibwo tugabanya amasaha yo kwiga ijambo ry'Imana, nibwo tugabanya amasaha yo gusenga Imana. Ariko aravuga ngo mfite akazi kenshi, ngo birankwiriye yuko mfata amasaha 3 ngo mbere yuko mbyuka mu gitondo nkaganira n'Imana, kugira ngo Imana intere imbaraga, kugira ngo Imana dutere imbaraga uwo munsi. Uwo mukozi w'Imana nari ntangiye mbabwira, yaravuze ngo ikintu cyiza kibaho ku mukozi w'Imana ngo ni ukubyuka mu gitondo cya kare, kuko intwari z'Imana zari zigira umwanya wo kubyuka mu masaha 9 cyangwa saa 8 batitaye ku bitotsi by'ijoro. Bakabyuka muri iryo joro, twebwe twita ijoro ribi cyane dusinziriye, bagatangira kwiga ijambo ry'Imana. Ngo bagafata umwanya atugira n'inama natwe ko twagombye kubikora, ngo tugafata umwanya munini cyane ducecekeye imbere y'Imana,
tuwabimbumbuye ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ibyanditswe byera kugira ngo bituganirize, bitubwire. Ijambo ry'Imana ngo rikabanza rikatubwira mbere yuko twebwe tuyibwira, tukaba rikabanza rikatuganiriza mbere yuko twebwe tujya kuganira n'abantu. Uwo mukozi w'Imana icyo yavugaga ni iki? Ngo nuko tugomba kubanza tugaha Imana umwanya, akaba ari ifata umwanya wa mbere wo kuvuga, kuko uwo munsi wose nitwumva ijambo ry'Imana rivuga, tuririranwa ibyishimo by'ijambo ry'Imana, tuririranwa kunesha kw'ijambo ry'Imana, turirirwa twuza ya magambo y'Imana Imana yatuganirije. Ariko nta kaga mu kuri nitubyuka tukagenda Imana itatuganirije, tukabyuka tukigendera Imana itatuganirije, ikizazamuka muri twebwe nibyo umutima wibwira. Kandi ijambo ry'Imana yatubwira ngo umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana. Uzagushuka, uzakujyana mu byaha, uzakujyana mu bintu bidafite akamaro. Ariko nubanza ukarya kuri iri funguro rya mu gitondo, ukarya kuri iri funguro ry'umwuka wera w'Imana, ijambo ry'Imana rikakuganiriza mu gitondo, uziriranwa ibyishimo by'Imana. Kandi ngo na nimugoroba naho nuko mbere yo kuryama ugafata undi mwanya munini. Ntabwo atubwira ko nta masaha adafite akamaro. Afite akamaro. Ushobora no gusenga ku manywa, ushobora no gusenga umunsi wose, ariko impamvu ashyira mu mwete muri ayo masaha ngo na mbere yo kuryama ngo ukabanza ugafata umwanya ngo ukiga ijambo ry'Imana, ngo Imana ikakuganiriza ikakubwira. Kubera iki uyiha umwanya muri uwo mugoroba, muri iryo joro utararyama? Ngo ni ukubwira ngo kubera ko yafashe umwanya wa mbere utarabyuka, ukibyuka ugiye kuja mu mirimo, ngo yongere ifate n'umwanya wa nyuma. Nusinzira ariyo ibifite umwanya wa nyuma, ariyo urota, ariyo uvuga, ariyo uganira, ariyo wibwira. Waba ubyutse, waba uryamye. Nukuri ndagira ngo mbashishikarize bavandimwe banjye, tugerageze kongera kandi kwiga no guha umwanya ijambo ry'Imana. Bavandimwe, impamvu nini cyane dutsindwa twebwe abakristo ba none nuko ibyanditswe byera twabibitse, nuko ibyanditswe byera bitakivuga muri twebwe, nuko tutakigira umwanya wo kuganira n'Imana ngo twumve ikivuga. Bwenga arahamagara cyane, Bwenga arahamagara akavuga ati nimunyumve mpagaze hafi yanyu. Kandi ijambo ry'Imana rikatubwira ngo mpagaze ku rugi. Ahagaze ku rugi ari mu ijambo ry'Imana, ariko ntidufite umwanya wo kumwumva. Bavandimwe, niki cyadushoboza muri iki gihe cya none uretse kumvira ijambo ry'Imana no kuryiga, kandi ukaryiga koko urishishikayemo? Reka mbabwiremo nihuta cyane iziriya mpamvu 7 nababwiye zituma tugomba gushishikarira kwiga ijambo ry'Imana. Kandi ngusabe kugira ngo bishyire mu bikorwa, tugerageze aya magambo. Hariho impamvu nyinshi, utaje kugira ngo wenda n'izi mpamvu gusa zonyine. Hari impamvu nyinshi, ariko nihuseragira ngo kubwire izi mpamvu 7. Izo mpamvu 7 zituma tugomba kugira umwete wo guha ijambo ry'Imana umwanya munini. Icya mbere, kwigana umwete ijambo ry'Imana bihembura ubugingo buguye umwuma. Ubugingo bunaniwe burahemburwa, ubugingo burushye busubizwamo intege, ubugingo bucitse intege bwongera kandi gusubizwamo intege. Ubugingo buguye umwuma muri ubu butayu, muri ibi bihe tugezemo, muvandimwe wanjye, nta kindi cyaguhembura. Tuzahemburwa no gusoma ibindi bitabo, uzahemburwa no gusoma ibyanditswe byera, tuzahemburwa gusa no kurya no kunywa, kuko umwana w'umuntu atazabeshwaho gusa no kurya no kunywa. Ariko ndagira ngo ubwire, muri uyu mwuma tuguye, muri ubu butayu Isiremu yaragendamo, muri ubu butayu ugezemo, ndagira ngo nkubwire ngo kuri ko ijambo ry'Imana ririba muri wewe, nurifata rigafata umwanya wa mbere ukaryiga neza, rizaba umuti wo guhembura ubugingo bwawe. Imana irabizi neza yuko ubugingo bwacu bujya bugumuma. Yewe za ntwari nari ntangiye kubabwira ku cyumweru, nababwiye Dawidi ko nawe yigeze kujya anyura mu bihe bigoye. Dawidi yanyuze mu bihe bigoye, nimwe mu ntwari tusoma muri Bibiliya. Nayibaganiriyeho ku cyumweru dusoma Zaburi 23. N'uyu munsi twongeye kandi gusoma Zaburi 19, duhereye kuri uriya murongo wa 8. Uriya mukozi w'Imana, uriya mugaragu w'Imana atwereka yuko umuntu w'Imana ashobora kugeraho ubugingo bwiwe bugwa isari, bukagumwuma, bukananirwa, bugacika intege. Ariko
kandi nawe niko yabigenje, nawe n'ibyo bihe yabinyuzemo, yanyuze muri ibyo bihe bibi, natwe tubinyuramo. Nta wavuga yuko ubugingo bw'umukristo cyangwa ubuzima bw'umukristo bwa mwuka mu kuri bugenda gusa ari umurongo umwe, rimwe buba bukomeye, ikindi gihe buba bwacitse intege, ariko buba bwanananiwe. Ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo kwiga amagambo y'Imana, kwiga amagambo y'Imana. Nusoma neza iriya Zaburi twasomye ya 19 ukayisoma nk'umurongo wa 8, riratubwira ngo amategeko y'Uwiteka atungana rwose ngo asubize intege mu bugingo. Haleluya! Amategeko y'Uwiteka aratunganye, asubiza intege mu bugingo ku muntu umaze gucika intege, asubiza intege mu bugingo. None aho ugeze muvandimwe, aho ugeze kuguye umwuma, kuguye isari, aho ugeze utakibasha no gusenga, aho ugeze wihebye, aho ugeze wumva wacitse intege, aho ugeze wumva ubugingo bwawe butakifite agaciro, wumva utakiganira n'Imana, wumva utakigira n'ibyishimo mu Mana, uragira ngo niki cyaguhembura? Ntabwo ari amagambo uzumva n'abantu, ntabwo ari amakuru y'abana b'abantu. Ibizaguhembura ni icyo kitabo ufite imbere yawe, ni iryo jambo ry'Imana ufite imbere yawe. Kandi ijambo ry'Imana riratubwira ngo amategeko y'Uwiteka, ni ukuvuga ngo iki? Ibyanditswe byera, ibyanditswe byera biratunganye rwose ngo bisubiza intege mu bugingo bwacu, bisubiza. Shaka ijambo ry'Imana, ni ifunguro rizajya rigutunga buri munsi. Muri iki gihe abantu benshi barimo baragumuma, muri iki gihe abantu benshi barimo barasubira inyuma. Ndagira ngo nkubwire muvandimwe, ihe ijambo ry'Imana nk'umuti. Reka nongere subiremo, shaka ijambo ry'Imana nk'umuti ukiza ubugingo bwawe. Iyo urwaye ushakisha umuti mu buryo bwose, ukawushyiraho n'amafaranga, ariko iri jambo ry'Imana nta mafaranga uzashyiraho, nyamara ni wo muti w'ubugingo bwawe. Imiti irahari, ubugingo bwacu bufite umuti hafi yacu, ariko turimo turabureka ubugingo bwacu bugakomeza bukagenda bukorora icyakara, ukagenda usubira inyuma. Ariko nagira ngo nkubwire muvandimwe, amategeko y'Uwiteka, ibyanditswe n'Uwiteka, ibyanditswe byera biratungana rwose ngo kandi ngo bisubiza intege mu bugingo. Muvandimwe, icyo ngicyo nicyo ngusaba cya mbere, ubwishakishe. Ijambo rya kabiri ni iri ngiri. Ijambo ry'Imana iyo turisomana umwete, iyo turyigana umwete, rihora rituremera ibyishimo mu mitima yacu, rihora rituremera ibyishimo mu mitima yacu. Nanone ahangaha mbabwire, turi abakristo n'ukuri, ariko umunezero wacu n'ibyishimo byacu ntabwo ari statique, ntabwo uhoraho, urahungabana. Rimwe tuba tufite ibyishimo, tuba tunezerewe, ubundi ibyishimo bikabura, ubundi bikagaruka, ubundi bikabura. Uko ibyishimo byacu biba vulnerable, ibyishimo byacu biraterwa, ibyishimo byacu biraraswa. Umwana Satani arabirasa, ntibihoraho. Nyamara ijambo ry'Imana ryo rikatubwira. Pawulo yandikiye Abafilipi arababwira ngo mwishimire mu Mwami, ngo twishimire mu Mwami, tujye twishima mu Mwami wacu iminsi yose. Ngo yewe nongeye kubabwira nti mwishime kandi wirezanye imenye na bose. None se birashoboka ko twishima? Pawulo aratubwira neza ngo duhore twishima ibihe byose. Ese birashoboka ko twahora twishima? Birashoboka ko twahora tunezerewe? N'ibi bibazo biri muri iyi si, n'izi ntambara ziri muri iyi si, n'uru rugamba duhora muri iyi si, n'iyi mirimo yo muri iyi si, n'aya makuba duhura nayo muri iyi si, ese birashoboka? Satani ahari ko umunezero wacu wahoraho? Ese Pawulo ibyo atubwira ni ukuri? Pawulo aratubwira ngo mujye mwishimira mu Mwami, ngo mujye mwishimira mu Mwami iminsi yose, mujye mwishimira mu Mwami iminsi yose. Ngo yewe, ngo nongeye kubabwira nti mwishime. Ese birashoboka ni ukuri? Kandi turi muri iyi si, Satani adukubita, kuko ijambo ry'Imana handi riratubwira ngo umurezi wanyu Satani ngo azerera nk'intare yivuga ashaka uwo yaconshomera, ngo mumurwanye mushikamye kandi mufite kwizera. Icyambere akora ni iki? Ni ukurasa ibyishimo byacu.
intego ya satani ya mbere mu buzima ni ukutatunezeza. Nunezerwa satani azababara. Icyo nazana indwara burya nta kindi abashaka gukora, abashaka kubuza ibyishimo. Nazana icyaha abashaka kubuza ibyishimo. Nazana intambara mu muryango abashaka kubuza ibyishimo byo mu muryango. Nazana ibibazo hagati y'abantu, conflicts zitandukanye mu bantu, burya abashaka kubuza ibyishimo. Niyo mpamvu mukuri intego yiwe ya mbere ya satani ni ukutubuza ibyishimo. Azi ko ibyishimo ari ijuru, azi ko ibyishimo Bibiliya bidusaba. Nta kindi kizamurwanya abavandimwe, nta kindi, si intambara. Ntabwo tuzafata inkota, ntabwo tuzafata amabuye, ntabwo tuzambara iby'abisi. Oya, ahubwo ijambo ry'Imana riratubwira ni ukwambara izina ry'Imana, ni ukwitwaza inkota y'umwuka, ryo jambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana iyo tutarifite satani araduhindura rwose mu buryo bworoshye cyane. Umuririmbyi umwe yaravuze ngo tudafite umwami Yesu izo ngabo za satani zaduhindura. Tudafite ijambo ry'Imana izo ngabo z'umwami satani zaduhindura. Imana, iyo dusoma ijambo ry'Imana rero, iyo dusoma ijambo ry'Imana ni ukuri dusanga ryongera kandi kutugarura mu ibyishimo, ryongera kandi kutuzanamo ibyishimo n'umunezero. Kandi bavandimwe, ninde muri twebwe udakunda kwishima? Ninde muri twebwe udakunda kunezera? Ninde ukunda agahinda? Nta n'umwe ubaho. Twese dukunda kunezera. Kandi bituma tutanezerwa nibyo byinshi. Ibibazo byo mu isi ni byinshi cyane bituma tutanezerwa. Ibidutera biri mu mubiri muri twebwe, biri hanze, duhura nabyo mu mihanda, duhura nabyo uko tugenda, ni byinshi biraturenze. Ingota imwe ni iyi ngiyi yo kutugarura ibyishimo no kutubikira ibyishimo muri twebwe, ni ijambo ry'Imana. None se muvandimwe, warishatse mu muti ukubikira kwizera, ukubikira kwishima no kunezerwa. Abantu benshi ibyishimo byaragiye, ariko nagira ngo mbubwire muvandimwe, ibyishimo byacu niyo mahoro. Ibyishimo byacu byose bitangwa n'ijambo ry'Imana riba ryuzuye muri twebwe. Kandi hari ikindi nshaka kubabwira. Umukristo wishimira mu mwami niwe udacika intege ku murimo w'Imana, niwe udacika intege mu byo abona hano hanze kuri iyi si. Wari uzi ko no mu murimo w'Imana, kuko ndabivuga mbwira abakristo, wari uzi ko no mu murimo w'Imana dukora ingano y'ibyishimo tugira mu Mana ingana n'ingano y'ibyo tuyikorera? Reka wenda asubire muri iri jambo. Burya ingano y'ibyishimo tugira mu Mana niyo ngano y'uburyo tuyikorera. Uko wishimye, niwishimira cyane mu Mana uzayikorera cyane. Niwishimira gakeya mu Mana uzayikorera gake. Ni ukuvuga ngo ibyishimo byacu, burya Pawulo avuga ibyazi. Iyo avuga ngo mujye mwishimira mu mwami iteka ryose, burya bavuga icyazi. Nuko gukorera Imana no kubaho byose bidepanda n'ibyishimo tuba dufite. Ingano y'ibyishimo ugira mu Mana ingana n'uburyo uyikorera. Ntabwo wakorera Imana gake ufite ibyishimo by'Imana cyane. Uko ufite ibyishimo byinshi mu Mana ni kuyikorera, ni kugira n'ubwezi bwo kuyikorera. Uko ufite ibyishimo bikeya ni kugabanya no kuyikorera. Kandi uko ni ukuri ku ijambo ry'Imana. Nyamara ni umukoro ukomeye cyane, ni umukoro ukomeye cyane. Niyo mpamvu bavandimwe birigwa, ntabwo biza umunsi umwe, ntabwo bucya wabibonye, ntushobora kubikora umunsi umwe. Ni exercice. Paulo niwe ubwira Timoteyo avuga ngo kwitoza mu buryo bw'umubiri bugira akamaro, ariko kwitoza mu buryo bw'umwuka bigira akamaro cyane. Kwitoza ijambo ry'Imana rikaba riri muri wowe rizakuzanira ibyishimo. Muvandimwe, tuzagira n'intambara yo gukorera Imana. Bizizana umurimo wose numara kuzura ibyishimo muri wowe, uzakorera Imana ntawe guhata. Uzakorera Imana n'Imana izakwishimira, n'abantu bazakwishimira. Niyo mpamvu ngusaba cyane muvandimwe ngo ureke ijambo ry'Imana rijye rikubera ifunguro rya buri munsi, kugira ngo rikuzanire ibyishimo. Nta byishimo wabona niba ijambo ry'Imana ritoya, ari rikeya. Reka ribe ryuzuye muri wowe kugira ngo
ribashe kukuyobora ryuzuza ibyishimo muri wowe. Icya gatatu ni iki ngiki, ijambo ry'Imana riduha ubutsinzi, niryo ridushoboza. Pawulo abwira Abefeso ngo twebwe muri ubu buzima duhura n'intambara nyinshi bavandimwe. Hari intambara mu kuri duhura nazo muri ubu buzima, tukazibona nk'aho ari intambara z'umubiri, tukazirwana no mu buryo bw'umubiri, ariko bikarangira zidutsinze. Ziba mu mutima, ziba hanze, duhura nazo, tubana nabyo, ariko ntitubashe kureba neza ngo tumenye ko twatewe mu buryo bw'umwuka. Pawulo abitubwira neza mu rwandiko yandikiye Abefeso, aravuga ngo kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ngo ahubwo dukirana n'abatware, n'abafite ubushobozi, n'abategeka iyi si y'umwijima, n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Aho ngaho iyo usomye mu Efeso igice cya 6 umurongo wa 12, turwana n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru, turwana n'abadafite uyu mubiri, turwana n'imyuka mibi y'ahantu ho mu kirere. Ntabwo iri jambo rivuga ngo uriya ni urwana nabyo, ni twebwe twese abakristo, abana b'Imana turwana nabyo, duhura nabyo. Niyo mpamvu bavandimwe, nshuti yaje mubwira ngo nta handi twakura insinzi, nta handi twakura gutsinda, ni mu ijambo ry'Imana. Ni inkota, niyo nkota yonyine twitwaza tukabasha kurwanya uyu mubi. Ushobora kwibaza atari ko mukuri ikibazo ni iki, ntitumaze igihe tubyiga iri jambo, hari igihe tutaryize iri jambo, sinsoma buri munsi, singwirizwa buri munsi, ariko nagira ngo nkubwire n'ubundi mu nshuti yanjye mu Kristo mwene data, hari icyo tutarageraho, hari icyo utarageraho, hari icyo abakristo benshi batarageraho. Reka wenda tukivuge turebye urugero rw'umukozi w'Imana, rw'umutambyi Ezra umutambyi. Ntabwo njya mu mateka yiwe, twabisomye hariya mu gice cya 7 cy'icyo gitabo. Ezra umutambyi yatumwe n'umwami kujya i Yerusalemu kujya gutambira Imana, ajyana n'abandi bantu, ajyana ibyo bitambo, ajya i Yerusalemu. Mu nzira yanyuzemo, iyo usomye icyo gitabo, yari inzira ikomeye cyane, yari inzira irimo intambara, yari inzira irimo ubwoba, yari inzira mbi, ariko kandi yari n'inzira ndende. Mu mirongo mikeya twasomye, twasanze yuko Ezra ngo yahagurutse ku munsi wa mbere w'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 7 wo ku ngoma y'umwami Artazerusi, agenda urugendo rumufata amezi 5. Amezi 5 y'intambara, amezi 5 aruhanyije, amezi 5 y'ubwoba, amezi 5 y'umuruho, amezi 5 ahura n'intambara zikomeye cyane. Agenda ngo kuva ku itariki ya mbere y'ukwezi, agera i Yerusalemu ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 5. Amezi 5. Kubera iki? Icyo nari ngendereye nsoma iki gice ni iki. Bibiliya yatubwiye ngo yageze i Yerusalemu abiheshejwe n'ukuboko kw'Imana ye, ngo kwari kuri we. Icyo nicyo cya mbere, abiheshejwe n'ukuboko kw'Imana. Izo ntambara ntabwo yabashije kuzirwana wenyine, ntabwo yazitsinze ku mbaraga ze, ntabwo uzatsinda ibyo bibazo urimo wenyine, tuzabyishoboza n'ukuri. Ezra nawe ngo yabashe kugera i Yerusalemu muri urwo rugendo rurerure rugoye rurimo umwijima n'intambara, ngo abibashishijwe, abihawe n'ukuboko kw'Imana ye. Kubera iki? Ese Imana yego ndabizi ko Imana ifasha buri muntu wese. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo Imana ifishiriza ababi n'abeza izuba, iragufasha, hari n'igihe idufasha tutanagizemo uruhare, ariko ahangaha iratubwira impamvu. Ezra yashobojwe n'iki, ariko natwe kidushoboza. Ijambo ry'Imana yakatubwira ngo kuko yari yaramaramaje mu mutima we gushaka amategeko y'Uwiteka. Ngiri ijambo ngendereye, kuko yari yaramaramaje mu mutima we gushaka amategeko y'Uwiteka ngo yasohoze. Haleluya! Yari yaramaramaje mu mutima we gushaka amategeko y'Uwiteka ngo yasohoze. Turatsindwa kubera ko tutamaramaje, turagenda dufite intege kubera ko tutamaramaje. Ntabwo turamaramaza mu gushaka amategeko y'Imana ngo tuyarye. Yeremiya niwe uvuga ngo
ijambo ryawe rimaze kongera mbona rero imbere ibyishimo n'umunezero. nawe Dawidi nuko nawe abivuga. Ijambo ry'Imana uyu Ezra yari yamamaje kwiga gusoma kumenya gukoresha amategeko y'Uwiteka, ari ryo jambo ry'Uwiteka, kubera ko yamaramaje, kubera ko yaryize, kubera ko rimubera n'insinzi muri iyo nzira. Muvandimwe, dore tutarageraho ngiki, ntabwo urakigeraho, ntabwo urandakigeraho, ntabwo turakigeraho. Nibyo mpamvu ijambo ry'Imana ririmo riraduhamagara abavandimwe, nimumaramaze n'ukuri gushaka amategeko y'Uwiteka. Nushaka amategeko y'Uwiteka, intambara nyinshi uhura nazo, intambara nyinshi duhura nazo si twebwe tuzazirwana, ahubwo ijambo ry'Imana riri muri twebwe niryo rizarwana izo ntambara rikaturwanirira. Icyakane nuko ijambo ry'Imana ibisigaye ndabinyura muri hose bavandimwe, kumenya ijambo ry'Imana gutanga ibyiringiro, Muvandimwe, nushaka urebe mu bihe turimo, ubirebere mu mateka, ubirebere mu byo ureba hanze, ubirebere mu bintu wumva. Hari igihe ucika intege, hari igihe wirebaho, hari igihe ureba byo wumva ukaba wacika intege, ukavuga ati ariko mu kuri ntabwo ndiho. Ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo iyo rimaze kugwira muri twebwe, rituremera optimisme, rituremera kwizera ejo, rituremera ibyiringiro, rituremera gukomera, kuko ibiguca intege, kuko ibituma ibyiringiro byawe bipfa, ukabona yuko wenda mu kuri ntaho urimo uragana, nuko ijambo ry'Imana ritari muri wowe. Abakozi b'Imana babayeho mu bihe bya kera, za ntwari z'Imana, abariho muri ibi bihe bya none ntabwo bafite imbaraga muri bo bonyine, ntabwo bafite ibyiringiro muri bo bonyine, ntabwo bavuga ngo ejo ni habi, ntabwo bavuga ngo ejo ni heza ku bwabo, ahubwo ibyiringiro ijambo ry'Imana ribarimo rihora ribaremeramo ibyiringiro bishya. Yarwara akavuga ati Mana ndakwiringiye yuko uzankiza, yakena akavuga ati ariko Mana ndakwiringiye yuko ufite imbaraga, yahura n'ikibazo runaka akavuga ati Mana uri ya Mana yabanye naje muri iki gihe, kandi uri Imana izabana naje muri ibi. Erega nta kindi tuyibwira ijambo ry'Imana ryayo riri muri twebwe, rituremera ibyiringiro. None se inshuti yanjye kucitse intege, kw'ibyiringiro bigushiranye, uragira ngo ibyiringiro bindi uzabikuraho hehe? Ni mu ijambo ry'Imana. Numaramaza kubishakana umwete, numaramaza kwicara ukabyiga. Nababwiye yuko atari ibintu byizana, ni sacrifice, no kwitanga. Bisaba ko witanga, bisaba ko wigomwa, bisaba kureka bimwe na bimwe, bisaba kureka ibitotsi rimwe na rimwe, bisaba ko wigomwa n'umubiri rimwe na rimwe, ukigomwa ugakora, ugashaka ijambo ry'Imana rizakuremera ibyiringiro. Icya gatanu ni iki? Kumenya ijambo ry'Imana bitwigisha gusenga. Haleluya! Burya impamvu nini abantu batazi gusenga nuko batazi ijambo ry'Imana. Si amagambo abura, oya, amagambo yo gusaba ntazigera abura. Iyo mfite besoin, iyo mfite icyo nkeneye, sinabura amagambo. Niba Imana yarampaye ururimi, sinabura amagambo yo gusaba umuntu, wo kubwira umuntu. Niba Imana yarampaye kumenya kuvuga, yamara mafite n'amagambo yo kuvuga ngo nkeneye iki ngiki. Ariko gusenga ntabwo ari uko nguko. Gusenga ntabwo ari amagambo y'abantu. Kubwira Imana ntabwo ari amagambo y'abantu. Ariko abantu bose baba intwari zo gusenga. Twebwe tujya dukurikira abantu tukavuga ngo uriya muntu azi gusenga. Umuntu uzi gusenga tukagira ngo ni umuntu uzi gukurikiranya amagambo, tukibwira ngo ni umuntu uzi kuvuga amagambo menshi. Oya, umuntu uzi gusenga ni umuntu uzi gukoresha ijambo ry'Imana asenga. Kuko ijambo Imana ntikurikira amagambo yacu gusa, nta n'ubwo yakurikira si yatuma akora. Imana kuva yarema, Imana ikurikira ijambo ryayo. Imana ikurikira ibyo yavuze, Imana ikurikira ibyo yavuze, ntikurikira ibyo twavuze twebwe. Mbwira Imana ibyo yavuze. Ibuka umwami Yesu ubwo yari atewe na Satani mu butayu, ubwo umwuka w'Imana yamujyanaga mu butayu kugaragazwa. Yesu nta yandi magambo yaramubwiye, yaramubwiraga ngo byanditswe, biranditswe ntukagaragaze Imana yawe, biranditswe ngo umwana w'umuntu ntazatungwa n'umutsima gusa, biranditswe ngo uramye Imana yawe. Niki Yesu Kristo yashaka kutwigisha?
gusenga muvandimwe si aya magambo yacu twize, si uru rurimi, ahubwo dukoresha ijambo ry'Imana mu gusenga, tukibutsa Imana ibyo yavuze, tugakoresha amagambo ya Bibiliya, tukavuga Mana wavuze iki ngiki, Mana mpagaze kuri iri jambo, mpagaze kuri iri jambo ndagusaba iki ngiki kuko wabinyibwiriye. Erega utazi ijambo ry'Imana ntiwanamenya no gusenga. Igihe cyose nuja gusenga nta byishimo uzabona. Impamvu utazagira ibyishimo, urimo uravoma ku isoko yakamye itarigeze ibaho. Ariko mukuri reka nkubwire muvandimwe, uza isoko tuvomamo dusenga si isoko y'amagambo twigishijwe n'umuco n'ababyeyi na mu ishuri. Ni amagambo yuzuye imitima yacu, ni amagambo asesekara mu mitima yacu, niyo nzavoma nsenga. Wari uzi n'impamvu uruha cyane usenga? Iyo usenga uri wenyine, impamvu usenga nuko n'amagambo ari makeya. Impamvu usenga ukananirwa nuko n'amagambo ari makeya. Iyo amagambo azidudubiza ari menshi muri we, ukayibutsa Imana ukayaganiraho n'Imana, no gusenga ntuzananirwa, kuzakubera ibyishimo. Abantu benshi batangira gusenga bababaye, bakarangiza gusenga bababaye. Mbega amasengesho akomeye! Ugatangira gusenga ubabaye, ukava gusenga ubabaye, ukamara icyumweru ubabaye. Ariko reka nkubwire muvandimwe, impamvu twicara tugasenga twaje tubabaye, ariko kandi tugahaguruka tukibabaye, nuko tutigeze dukoresha amagambo y'Imana. Amagambo y'Imana arurutsa imitima. Ijambo ry'Imana tubwiye ngo nimubwire ubwoko bwanje ibyururutsa imitima. None se nihe uzakura ibikururutsa umutima uretse mu ijambo ry'Imana? Nutekereza ibyitekerezo byawe bizakwereka za ntambara nakubwiraga, nureba bizakwereka za ntambara. Ariko nushira amaso mu byanditswe, nukoresha ibyanditswe, Imana izakuyobora ikubwira ati ndi kumwe nawe. Haleluya! Wumve ko Imana iri kumwe nawe. Uzumva ko ijambo ry'Imana rikubwira ngo komera, ndi kumwe nawe, sinzagusiga, ndi kumwe nawe. Senga gutya, dusenga, dutangira dusengesha amagambo y'Imana, tukarangiza dusengesha amagambo y'Imana. Ayacu magambo akaba makeya. Nababwiye kubwira Imana bezo yanje, kayibwira ngo Mana wavuze gutya, none naje Mana dore icyo nkennye n'iki ngiki, kandi waransezeranyije. Amagambo y'Imana ya muri twebwe atwigisha gusenga, aduha ibyishimo mu gusenga, aratunezeza cyane iyo tugira gute, iyo dusenga. Ijambo rya gatandatu aryo rikurikira irya nyuma, gutunga ijambo ry'Imana gutuma tutayoba inzira. Mbega uburyo byoroheye abantu kuyoba! Mwari muzi uburyo abantu barimo barayobya n'abandi? Biroroshe ko twiyobya ubwacu, kandi biroroshe ko abandi bantu batuyobya. Biroroshe ko umuntu aza akakoresha amayeri yiwe akakubwira ibya Bibiliya yasomye nabi ukabura mukurikiye. Ariko ijambo ry'Imana riratubwira neza ngo iyo umuntu atunze ibyanditswe byera muri we ntayoba, kuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo ijambo ryawe ngo ni itabaza ry'ibirenge byanjye. Haleluya! Ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanjye. Abantu benshi bagendera mu mwijima kubera ko ijambo ry'Imana ritari muri bo. Abo rero umuyaga wose uzaza uzabatwara. Muvandimwe reka nkubwire, igituma uzakomera ku Mana yawe ni kimwe, nuko uzaba utunze ibyanditswe byera. Bitabaye ko nguko abiyita ko bazi n'abandi bazazana andi mayeri yabo n'izindi nyigisho z'inzaduka bazakujyana, kandi aho uzajya hose ntuzamenya ko utari mu ijambo ry'Imana. Shaka ijambo ry'Imana. Irya nyuma ngiye, ijambo ry'Imana riradukomeza mu gihe cy'ibibazo byo muri iyi si. Twese turabizi umubiri turimo, isi dutuyemo, aho turi, uko twaba tumeze kose, iyi si ifite ibibazo, duhura n'ibibazo n'intambara nyinshi cyane yatangiye mbivuga. Ariko ijambo ry'Imana iyo riturimo riradukomeza. Ni rya jambo twasomye mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo. Yesu Kristo yabwiye abigishwa biwe, yabwiye abantu bari aho ngaho bamwumva, natwe ariko tubwira ngo umuntu wese wumva aya magambo yanjye ngo akayakomeza, ngo azaba nk'umunyabwenge wubatse ku rutare. Imiyaga iraza irahuha, imvura irazana n'imivu yayo bitembera ku nzu,
ariko byose ngo byikubita ku nzu, inzu irakomeza irahagarara. Kubera iki? Kubera ko amagambo ari muri we. Imiyaga isiza n'ukuri, imiyaga iraza, ntizagutinya ngo uri umukristo, ntizantinya ngo ndi umukristo, izaza ifite imbaraga, ariko ikizatuma mpagarara ari njyewe nzu y'Imana, ubugingo bwanjye ari njyewe nzu y'Imana, ngahagarara nshikamye, ugahagarara ushikamye, imivu y'isi ntigutembane, imiyaga y'isi ntigutembane, ibibazo by'isi ntibigutembane, nuko uzaba utunze ijambo ryawe muri we. Uzaba warumvise aya magambo, warayize akagukomeza. Ariko nutayumva, dore uko biri tubwira ngo uzaba usa n'umupfapfa, umupfapfa wa wundi ngo nawe wibwiye ko yubaka, ariko ngo ukawubatse ku musenyi. Ibyageze ku mukiranutsi byamugeraho ngo akagwa, imifu yaza, umuyaga wahuha, ngo kugwa kwiwe kukaba kunini cyane. Muvandimwe, reka nsoze nkubwira ngo hamagara cyane, fata uyu mwanya, girira ijambo rishya mu bugingo bwawe, nta muntu uzabigufashamo. Fata uyu mwanya umaramaze nk'uko Ezra yari yaramaramaje. Fata uyu mwanya wubake inzu yawe yo kwizera ku rutare rutanyeganyega, niryo jambo ry'Imana. Ibindi byose ni ubusa. Komera ku ijambo ry'Imana, kandi Imana izagushoboza. Yaduhaye mwuka udushoboza, yadusigiye mwuka udushoboza, ntabwo turi twenyine. Numaramaza gusa, Imana izabigushoboza, kandi ndabyizeye kugiye kubikora, kandi Imana izabigufashe. Ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Kandi dusenge. Mana Data twisubire, waduhaye ijambo, ni ubutunzi dufite mu maboko, ni ubutunzi wandikishije, ariko Satani kenshi ntareka tubureba, ntareka twumva ubwo bwenge. Ndasabira uyu mwene data uri kunyumva, ndasabira uyu mwene data uri gukurikirira ijambo, ngo umushoboze Mana. Hariho byinshi byatuma atarikurikira, hariho byinshi byatuma ataryumva, ariko Mana umuhe ko aryumva. Uha umuntu wese wumvira ijambo kuriha umwanya munini mu buzima bwe, kandi rimuhindure, kandi rimukomeze, kandi rimutunganye, kandi rimurinde ikibi, kandi rimuboneze inzira nziza agomba kunyuramo. Mwami Yesu urakoze cyane, umana natwe kuri iki cyumweru, umana natwe muri iyi minsi yose, kandi amahoro yawe aruta uko yamenywa n'umuntu wese. Akomeze kurinda imitima yacu, akomeze kurinda imibiri yacu, akomeze kurinda ubwenge bwacu, arinde imiryango yacu, arinde igihugu cyacu, ko abirindire mu mwami wacu Yesu Kristo, mu izina rya Yesu, amen.